Shalom, 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 shalom. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Hari ijambo Imana yampaye kukubwira wewe unkurikiye nonaha. Igihe kirageze ngo usohoke muri Egiputa. Muri Egiputa na hantu ho gukoreshwa iby'uburetwa. Muri Egiputa na hantu hatari umunezero, hatari ibyishimo. Igihe niki ngo Imana igusohore muri Egiputa. Umva, nubwo Farao yafunga umutwe, nubwo Farao atakwemerera ko usohoka muri Egiputa, Imana ije kubigenza neza. Nta kintu na kimwe kiri bubuze Imana gukora mu buzima bwawe. Farao abyemera cyangwa se abyanga, urasohoka muri Egiputa mu izina rya Yesu. Egiputa nubwo buzima utinzemwo bw'umubabaro, nubwo buzima utinzemo bw'ubugwayi, nubwo buzima utinzemo bw'ubukene, Uwiteka yumvishe gusenga kwawe kandi yiteguye kukuvana muri ubwo buzima utinzemo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana yavuga mu gitabo cyo Kuva igice cya 5 ku murongo wa mbere. Biravuga ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farao bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Imana ishimwe cyane. Imana yategetse Mose na Aroni ko agomba kubwira Farao ko agomba kurekura ubwoko bw'Abisirayeli bugasohoka muri Egiputa bukaja kuramya Imana. Haleluya. Imana yatanze itegeko ko ugomba gusohoka muri ubwo buzima utinzemo. Imana yatanze itegeko ko igihe cyawe cyo gutabagwa niki. Nta muntu numwe uri bubashe kwitambika imbere, haleluya, y'umugisha wawe, imbere y'Imana yavuze. Nubwo yaba ari umunyembaraga, nubwo yaba akomeye gute, ntibishoboka, ntibikunda. Farao ngo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Farao aravuga ngo ntabwo ndi burekure Abisirayeli, ntabwo bari buve muri Egiputa. Umva nkubwire mwene data, hari abantu bakugiriye inama yo kuguhemukira no gutuma usuzugurwa no gutuma utagera kure. Bagira ngo bafite imbaraga zikomeye, bagira ngo ntaho uzagera. Ariko reka nkubwire, baragukandamije, ariko igihe niki ngo utabagwe n'Uwiteka. Farao yagirisha ari Abisirayeli yanga kubarekura, ahubwo agwiza uburetwa, akomeza kubabaza cyane. Ariko reka nkubwire, Imana kuko yari yamaze kuvuga, Imana ko yari yamaze gufata umwanzuro ko Abisirayeli bagomba gusohoka muri Egiputa, Imana yakurikije ijambo ryayo. Umva, Abisirayeli bakomeje kubabazwa cyane. Mu gice cya 6 ku murongo wa mbere Bibiliya avuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farao, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bwayo maboko. Imana ishimwe cyane. Farao nta mbaraga afite zo kugumana Abisirayeli muri Egiputa, imbaraga zifite Imana. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo humura, ibyo Farao ari gukora ngo ngiye kumwereka imbaraga zanjye, ngiye gukora ibintu bikomeye bizatuma barekura. Ngo ahubwo ntazabarekura gusa, azabirukana abwire ngo mugende, akomeze yinangira umutima. Ariko hari ikiganza canje kigiye gukora ibintu bikomeye bizatuma arekura Abisirayeli bagende. Mwene data, ikiganza c'Imana kigiye gutsikamira abanzi ba, kigiye gutsikamira abatumye utinjira mu mugisha wa, abatumye utinjira mu masezerano ya. Ikiganza c'Imana kigiye kubanemera, kigiye kubananiza, ku buryo bazarekura umugisha wa, ku buryo bazarekura ibyawe. Imana ikivuga aya magambo, Yesu ashimwe cyane, yatangiye guteza ibyago Abanyegiputa, ibateza ibyago bikomeye kugeza ku cyago cya nyuma, ubwo Abanyegiputa bose bafushaga abana b'imfura, bose bararangira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwo munsi Abanyegiputa bamaze kubona ibyago bibaye byinshi,
barekuye abisirayeli. Usomye muri Kuva igice cya 12, Imana ishimwe cyane, ku murongo wa 31, Bibiliya avuga ngo ahamagaza Mose na Aroni iryo joro, arahabwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banje, mwe abisirayeli mugende mukorere Uwiteka Imana yanyu. Umva, wa mufarawo yari yanangira umutima, yanze ngo abisirayeli ntibari buve muri Egiputa. Imana yamukubitishe ibibazo bitandukanye, arekura ubwo ni ubwe wari waravuze ngo nimuzava hano. Uwe ubwe niwe yavuze ngo nimugende muje kuramya Imana yanyu. Imana ishimwe cyane. Abagumisha ibyawe Imana igiye kubakanda ahantu kugira ngo barekure amasezerano yabo, barekure umugisha wabo. Bari bazi kutazatera imbere, bari bazi kutazarongorwa, bari bazi kutazabyara, abarozi barakuroze, karande zarakunanije, ikintu cyose cyananije umugisha wabo, Imana igiye kugikubita kugira ngo kirekure ibyawe mu izina rya Yesu. Icyamukizera amagambo, icyamukizera iri jambo ry'Imana, kuko ni ijyaho n'ubuhanuzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Igihe cyo gusohoka aho hantu kirageze, ngo winjire mu gihe cyo gutabagwa, winjire mu gihe cy'amasezerano yawe. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Data, turagushimiye ko ubuzima bwacu bwari bwarabohewe ahantu, uyu munsi utuvanye mu buretwa bwa Farawo, utuvanye aho Satani yari yaratuboheye mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Injira mu mugisha wawe, injira mu munezero wawe, injira mu rushako rwawe, injira muri business yawe, injira mu kazi kawe, injira mu masezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Mudukurikire kuri YouTube Niki Gospel TV kandi no kuri TikTok Arsene Kumana. Yesu abagire neza. Shalom shalom.